ikaze kuri YouTube channel yacu. Nkuko nabibabwiye tuzaba tuvuga ku bintu bitandukanye bijyanye n'umuziki. Uyu munsi rero tugiye kwiga gucuranga piano. Nkuko abantu benshi bari bamaze iminsi babinsaba, ariko nkabona ntafite uburyo nabibereka. Noneho rero ubu ngubu ndi tayari kubigisha paka mubimenye neza. Gucuranga abantu bumva ko ari ibintu bikomeye cyane, ndetse bamwe ntibirirwe banatekereza no kubitangira. Nyamara ni ibintu umuntu yiga kandi akabimenya. Ahubwo ikigorana ni iki? Ni ukwiyemeza ukavuga ati ngiye kubijyamo, kandi kuko mbigiyemo mbigiyemo. Rero guhera uyu munsi no mu minsi izaza turi kumwe rwose muri iri somo ryo kwiga gucuranga, mukabimenya neza rwose. Apana kuvuga ngo ni ukumenya ibintu by'ingenzi, oya, mukabimenya neza. Narebye nsanga kuri YouTube nta abantu bigisha gucuranga, umuntu atangira yigisha indirimbo, ugasanga se arimenya gucuranga indirimbo gute atari yamenya amanota agize iyo ndirimbo, cyangwa se ugasanga biri mu zindi ndimi butumva, cyangwa se mwumva bigoranye. Burya tureka kwijijisha. Iyo ikintu umuntu akize mu rurimi yumva neza, bitamusaba kujya guhindura mu rurimi rw'akavukire, nibwo byoroha. Rero turi kumwe kandi nta bitabo tuzakoresha. Wowe nukurikira aya masomo nzakwereka hano, uzayarangiza uri umucuranzi. Ndagira ngo rero mukomeze mukore subscribe, mubwire n'abandi baze twigane, kuko nyine iyo muri kumwe n'abantu benshi biroroha kwiga, bigatuma ugira motivation. Isomo rya mbere ry'uyu munsi tugiye kwiga amanota aba kuri piano. Ubundi amanota y'ingenzi ni 7. Nkuko muri kubona kuri runo rupapuro nashyize imbere, hariho do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No kuri piano niko bimeze. Ariko ugahita mumbaza muti ese mbwiye n'iki ahantu do iri? Biroroshye rero cyane. Nuko mubona ino piano ukuntu imeze, igizwe n'amanota y'umweru gutya, ariyo bita gamme naturelle, ikanagirwa n'amanota y'umukara ariyo bita amadiyeze n'amabemoro. Muzamunyihanganira kuvangamo izindi ndimi igihe biri ngombwa. Rero ano mabemoro n'amadiyeze nibyo bidufasha kumenya aho amanota ari. Muri kubona hano ni amadiyeze 2, hagati haza amadiyeze 3, amadiyeze 2, amadiyeze 3, amadiyeze 2, amadiyeze 3. Rero ahantu hose twabonye hari amadiyeze 2, imbere yaho haba hari inota rya do, ubwo ni do. N'ahandi hose hari amadiyeze 2, imbere yaho hari do. Na hano kuko hari amadiyeze 2, imbere yaho hari do. Ukomeje na hano ndabona uko bimeze. Izi zose ziri imbere y'aya madiyeze 2 ni za do. Hanyuma rero wamaze kumenya aho do iri, andi manota ndumva atakugora, kuko niba namenye ko ari do, itamenya ni ahakurikiyeho ni re, ahakurikiyeho mi, ahakurikiyeho fa, ahakurikiyeho sol, ahakurikiyeho la, si, do. Iyo tugeze kuri si turongera tukagera kuri do, tugakomeza gutyo, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Gutyo ugakomeza uragenda ukava kuri do
ukagera kuri si, wagera kuri si ukongera guhera kuri do n'ubundi. Ubwo rero ushaka kumenya buri nota uburyo ahantu riherereye wabimenya rwose biroroshye, ariko inama nakugira ni iyo gufata do hanyuma andi manota ukayashaka uhereye kuri iyo do. Hanyuma uko uzakomeza ukora imyitozo myinshi bizatuma ushobora kumenya inota iryo ari ryo ryose bitabanje ko wanza guhera kuri do. Urugero ukavuga uti inota ni irihe, uhita uvuga uti uhita ureba do yegereye iryo nota, uri kubona ko ni handi imbere ya manota abiri do, hanyuma re mi iyi igahita iba fa. Noneho bakambaza bati iri nota ni irihe, nzahita ndeba do yegereye iri nota, kubona ko ni ahangaha, ni imbere y'aya manota abiri, ngo do ni iyi ngiyi. Ninsubira inyuma bibe si, iyi ngiyi ihita iba la. Kugira ngo bitworohere ugomba kumenyera kuzamuka no kumanuka, kuko iyo ndi kuzamuka biba do re mi fa sol la si do, naho ndi kumanuka bikaba do si ra so fa mi re do. Ni ukuvuga ngo mpereye kuri iyi do ndi kumanuka, cyangwa se nkahera kuri iyi do ndi kuzamuka, nshobora kumenya inota iryo ari ryose ririmo hano hagati. Do nazamuka nkajya kuri re mi fa sol la si do. Ngaho mumbwira iyi nota ni irihe, iyi nota ni irihe mukurikije ya teori twavuze. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ndakeka mwese mwarimenye iri nota ni sol. Kubera iki? Twarebye ahantu hari do yegereye, kubona ko ni iyi ngiyi, wafata iyi ngiyi cyangwa se ugafata iyi ngiyi. Hanyuma inota turi gushaka ni iri ngiri, tuzamuka duhereye hano do re mi fa sol, cyangwa duhereye hano, kubona iyi ni do, do si ra sol. Kubona ko wazamuka cyangwa wamanuka birahurira ku nota rimwe. Hanyuma irindi nota mugiye kunshakira ni iri ngiri. Iyi nota ni irihe? Naho turareba, dushobora guhera kuri iyi do cyangwa tugahera kuri iyi ngiyi, iyi do turi gushaka iri nota. Niduhera kuri iyi ngiyi do re mi, inota ryabaye mi. Hanyuma duhereye hano do si ra so fa mi, aho wahera hose biba bigomba guhura. Murakoze rero, isomo ryacu rirangiriye ahangaha. Hanyuma uko ndabona mushishikariza abandi kuza kwiga, niko nanjye ndagira imbaraga zo kubategurira amasomo vuba, tubimenye vuba, tubacuranze rwose. Hanyuma muhorane imigisha y'Imana, kandi rwose ndabateganyiriza ibintu byiza byinshi cyane. Musharinge, musubscribinge, like, comment n'ibindi byinshi byose mubona bikwiye. Turi kumwe mu isomo ry'ubutaha.